kuri Niramba TV nk'ibisanzwe ngira ngo murabizi abenshi muri mwebwe ya YouTube itangiye kuzamuka gake gake gira udusabu 110 niyo mpamvu mubwira ngo reba aho hasi nyine ubanze kandi subscribe kugira ngo nyine twagura umuryango niba nyine urabona ko haba harimo amasomo atandukanye menshi cyane niyo mpamvu mubwira ngo subscribe ndayikwiye pe uyu munsi turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere muri nyine ni Mutarama murabizi Mutarama mu mwaka w'ibihumbi 2025 mbanzanye ya magambo y'ubwenge nyine ashobora kuguhindura na magambo nyine mbasobanurira abari mu cyongereza pe ba bantu nyine mutumva icyongereza mbangira ngo mbatemo kugira ngo musobanukirwe hari ibintu bura bibacika byinshi bitewe nuko isi tugezemo ibihugu byinshi bikoresha ururimi rw'icyongereza kandi buri yitumvisha amakuru aturuka hirya no hino A1 uba watakaye simubeke noneho mbazaniye ikintu bita cyangwa se amategeko 12 na amategeko 12 nakuye mu gitabo kibanga utapfa gukura ahandi hose ushya ntago wapfa kugikura ahandi hose mbona rafashe igitabo nkagishyira muri audio noneho iyo audio akaba iyo nzamusobanurira kugira ngo nawe usobanukirwe twagiye n'itegeko rya mbere ariko banze kandi subscribe mu wanje bikore Don't tell your problems to everyone. 80% don't care, and the other 20% are glad you have them. Munyumvira ikintu dutangiranye nacyo. Dutangiranye n'ikintu cya mbere batubwira bati cyangwa se itegeko rya mbere wowe ugomba gukurikiza. Nukabwira ibibazo byawe buri wese. Nicyo kintu dutangiranye nacyo. Kubera ko 80% ntabwo babyitaho kandi abandi 20% bishimiye kuba ufite ibyo bibazo. Uri kubyumva neza 80% ntabwo bita ku bibazo byawe abandi 20% barishimye kubera ko ubifite. Stop looking for the good in people. Start instead looking for good people. Ikintu cya kabiri nanone hagarika gushakira ibintu byiza mu bantu ahubwo tangira gushaka abantu beza. Icyo ni ikintu cya kabiri. You have to do what is right for you. No one else is walking in your shoes. Ikintu cya gatatu ari nabyo bya bindi mbabwira ngo buriya nukagendera ku bintu umuntu aba yakoze cyangwa se mbega ngo kuko kanaka yakoze iki nanjye ndagikora oya aho ngaho ikintu cya gatatu bari kutubwira bati tega amatwi mbibutsa ko ubaye uri n'umuntu mwiza cyangwa se umunyeshuri mwiza fata agakayi kugira ngo nyine tugendane umurongo ku wundi vuga ikintu wandika unotinga kugira ngo nyine ubikurikize neza shaka agakayi n'ikaramu umunyeshuri mwiza agomba kuba afite agakayi n'agakaramu ikintu cya gatatu rero ugomba gukora ikintu kikunogeye wowe ubwawe kuko nta wundi muntu mufatanyije urugendo nta muntu nyine uri kugendera mu nkweto zawe wowe wambaye niba uri kugenda wambaye inkweto ni wowe ubwawe uzambaye nta wundi muntu wambaye inkweto zawe icyo kintu uri kucyumva nta wundi muntu uri kugendera mu nkweto zawe ni wowe ubwawe uri kuzigenderamo rero ugomba gukora ikikunogeye babandi bagendera ku bandi oya bara nyine bagendera ku bandi biraba babyita babyita mu kinyarwanda nacyo muri iyi minsi gisigaye kinanira urwigana ni urwigana sorry. The more thankful you are, the more you attract things to be thankful for. Buriya nanone ngo iki tugeze ku kintu cya kane mbibutsa uri kwandika tugeze ku kintu cya kane buriya ngo uko mbega uko ugaragaza gushima mbega uko ushima cyane hari abantu buriya baha ibintu cyangwa se bamuna utuntu ugera ku tuntu agatangira kuvuga ngo utu ntabwo duhagije abo bantu nyine babandi banena niko babita mu kinyarwanda none hanga bari kutubwira ngo uko ushima cyane ni nako ugerageza kwiyegereza bya bintu mbega bya bintu bituma mbega ni kugerageza kwiyegereza bya bintu wowe noneho utangira gushima utangira gushima ni ukuvuga ngo uko ushima cyane niko wiyegereza bya bintu mbega ushimira mbega uko ugenda ushima uvuga uti utu turanyuze
ni nako uba uri kwiyegereza noneho ibintu byinshi wowe noneho utangira kwishimira utangira gushimira ko wagezeho mbega tona umutwe. Never let a bad day make you feel like you have a bad life. Ikindi kintu mutari munsi ni ikintu cya gatanu. Buriya ngo wituma umunsi mubi utuma wumva ko ubuzima bwawe mbega utangiye kumva ko ubuzima bwawe nabwo mbega ari bubi. Mbega wituma iminsi mibi iguhindura mbega ikugira wa muntu utangiye kwiyumva ko afite ubuzima bubi. Buriya hari iminsi ugeramo nyine ugatangira kumva ko ufite ubuzima bubi, ariko ngo iyo minsi mibi wituma iguhindura wa muntu wumva ko afite ubuzima bubi. Buriya hari ikintu iyo minsi bisobanuye. Hari ikintu bisobanuye. Niba mbega ahangaha bari kukugira inama y'uko mbega udakwiye kureka iyo minsi mibi iguhindura, mbega ikaguhindura ukumva ko ufite ubuzima bubi. Oya. Every second you spend comparing your life to someone else's is a second spent wasting yours. Ahangaha tugeze ku kintu cya gatandatu ariko kiranashimishije. Kirashimishije, ni nawe ugomba gukura isomo. Mbega urubyiruko rw'iyi minsi mbega rurabiharaye. Buri segonda utakaza ugereranya ubuzima bwawe n'ubwa mugenzi wawe, niryo segonda utangiye gutakaza wangiza ubuzima bwawe. Uri kubyumva neza? Mbega buri segonda ufata ukaritakaza, mbega buri gihe utakaza mbega isegonda ugereranya ubuzima bwawe n'ubwa mugenzi wawe, iryo segonda uba uri kuritakaza wangiza iki? Mbega waritakaje wangiza ubuzima bwawe. Niba uzi ko mbega buri segonda utakaza ugereranya, mbega ukavuga uti njyewe mbega ngomba kubaho nka kanaka, urabona duhuje iki na gutya, ngomba kubaho nkawe. Mbega bya bindi by'urwigana twabonye kare, twabonye mbere hariya ku itegeko rya kangahe. Buriya uko wigereranya na mugenzi wawe, mbega iryo segonda mbega iryo segonda ufata uri kwigereranya nawe, ni ukuvuga ngo iryo segonda uba waritakaje uri kwangiza ubuzima bwawe, cyangwa se mbega uri gusa nk'uri kugenda mu marembera. You can lie down for people to walk on you, and they will still complain that you are not flat enough. Ikintu cya karindwi rero, ikintu cya karindwi bari kutubwira bati ushobora kuryama hasi mbega abantu bakakunyuraho cyangwa se bakakugenderaho. Mbega waryamye hasi abantu bakakugenderaho, ariko ngo bazakomeza batera amahane ko utarambuye bihagije. Ndagira ngo mwumve iki kintu. Ushobora kuryama hasi mbega ukitangira bagenzi bawe ngo bakwambukireho, ariko bazakomeza batera amahane bavuga bati uriya muntu ntabwo arambuye bihagije. When thinking about life, remember this: no amount of guilt can change the past, and no amount of anxiety can change the future. Ikintu cya munani rero tugezeho, ngira ngo muribuka aho twahereye kuri 1 2 3 4 5 6 7 none tugeze ku 8. Ikintu cya munani bari kutubwira bati nutangira gutekereza ku buzima uzibuke iki kintu, uzamenye ko uko wakicuza kose ntago byahindura hashize, kandi uko wahangayika kose ntago byahindura hazaza hawe. Every person in your life is a teacher. Some bring lessons about love and support. Others teach you what to avoid. Ikintu cya cyenda bari kutubwira bati buri muntu wese mu buzima bwawe ni umwarimu. Hari bamwe bazakwigisha ibijyanye no gukunda, abandi bakwigisha ibijyanye no gufasha, ariko hari n'abandi bazakwigisha icyo ugomba kurwanya cyangwa se icyo warwanya. You see a person's true colors when you are no longer beneficial to their life. Ikintu cya 10 ari nacyo cyiza mbega gisa nkaho kiri mbega wowe kukumvisha ko ukwiye gukurikiza amategeko.
ubona umuntu bya nyabyo, mbega ubona ishusho y'umuntu bya nyabyo ari uko utakimufitiye agaciro mu buzima bwe. Uri kubyumva? Mbega ubona umuntu bya ishusho y'umuntu, mbega uko umuntu ateye ubibona bya nyabyo igihe utagifite agaciro, mbega utagifite ikintu usobanuye ku buzima bwe. Don't get married because you think it's something you have to do. Ikintu noneho cya 11 cyo, iki kintu nicyo maze iminsi mbega nsa nkaho mbwira abantu ho gatoya nyine mbanyurira hasi na hasi no hejuru, ariko noneho aho bakivuze bya nyabyo ndagira ngo mve iki kintu cya 11 ngo ntugashake kubera ko utekereza ko ari ikintu ugomba gukora. Muri kubyumva? Zaba babasore babakobwa bari mbega gushyuha ngo dushake. Ntugashake kubera ko utekereza ko ari ikintu ugomba gukora. Mwabyumvise? Hari ikintu bisaba burya. You don't have as much time as you think. Tell those people you love that you love them and say it often. Ikintu cya 12 noneho ahangaha batugejejeho, mbega ari nacyo cyanyuma cyangwa se ari ryo tegeko dusorezaho, ayandi tukazaba tuyakomeza. Mbega aya mategeko nayatoranyije mu gitabo njyewe nivumburiye, cyangwa se igitabo mbega nakuye ahantu undi wese atapfa kugira. Ntabwo wapfa kukigeraho byoroheje. Itegeko risoza aya mategeko 12 nari nabatoranyirijemo ni itegeko rigira riti, mbega ntukibwire ko cyangwa se mbega nagiye ufite cyinshi nk'uko bitekereza. Niko iri tegeko ritangira ritubwira, nagiye ufite cyinshi nk'uko bitekereza, ahubwo tangira ubwira abantu ko ukunda kandi ko ubakunda, hasigaye ubivuge kenshi. Ibyo birahagije. Nagiye ufite mbega gihagije nk'uko bitekereza, bwira abantu ko ukunda, nurangiza ubabwire ko kandi unabakunda, hanyuma ubabwire ujye ubivuga kenshi. Ujye ubivuga kenshi, ariko mbega utiriwe ubataho umwanya. Kubabwira ko bakunda ibyo birahagije, hasigaye ukagenda. Rero ngira ngo mwabyumvise aya mategeko 12, ariko nizere ko wowe mbega wakurikiye iki kiganiro wamaze gukanda subscribe, ubanza urebe ko utabyibagiwe. Ni kuri Niramba TV nk'ibisanzwe. Tuzagenda tubana mbega paka ibintu mukeneye ndabibafitiye kabisa.